Ibihe byiza kuri wowe ukomeje gukurikira ibiganiro bya Top News TV, nizere ko aho uri hose ukomeje kumera neza ndetse no kumererwa neza. Imana kigutije ubuzima. Nyuma amakuru y'uyu munsi reka nyatangirire mu karere ka Nyagatare, aho urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rwahamije SG Retired Emmanuel Gasana icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite, agahanishwa igifungo cy'imyaka igera kuri 3 n'amezi 6 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 36. SG Retired Emmanuel Gasana ubushinjacyaha bwamuregaga ibyaha bibiri, icyo gusaba no kwakira indonke no gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Mu iburanisha akaba yarahakanye ibi byaha byombi. Ubushinjacyaha bwamuregaga ko yasabye Karinganire Eric nyiri kompanyi ya Akagera Biti icukura amazi mu butaka akifashishwa mu kuhira imyaka hifashishijwe telefoni, kumucukurira amazi mu isambu iherereye mu mudugudu wa Rebero ni mu kagari ka Nyakigando, aho mu murenge wa Katabagemu, akawihiza umurima we wa makadamiya, nawe akamukora ubuvugizi ku bikorwa bye bikamenyekana ahantu hatandukanye. Ibimenyetso bwatangaga harimo kuba ngo aba bombi barahuriye muri hoteli yitwa Epic iherereye mu karere ka Nyagatare kugira ngo banoze uwo mugambi. Hari kandi kuba Akagera Biti yaracukuye amazi mu isambu ya Gasana ndetse n'ibikoresho byayifashishwaga ari ugucukura amazi, video n'amafoto byarakozwe barabibonye. Nyuma yo gusuzuma ibyavuzwe n'ububuranyi, urukiko rusanga kuba SG Gasana yarahuriye na Karinganire kuri Epic Hotel no kuba yaracukuye amazi mu isambu ye bitamuhamya icyaha cyo gusaba no kwakira indonke kuko bahuye ubuvugizi bwaratangiye. Ikindi nuko bahura batigeze bagirana ibiganiro mu muheza, bityo bikaba igihamya cy'uko nta ndonke yatswe. Ikindi nuko imvugo z'ubushinjacyaha zirimo gushidikanya, bityo zikaba zitahabwa agaciro. Kuba ibikoresho video n'amashusho byafashwe nk'ikimenyetso cyo kwaka indonke atari ukuri ahubwo ari ukugenekereza. Urukiko rusanga SG Retired Gasana adahamya n'icyaha cyo gusaba no kwakira indonke, naho ku cyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko no mu nyungu ze bwite, urukiko rusanga kuba hari imirimo yakozwe mu isambu ya Gasana kandi nihishyurwe ari igihamya cy'uko icyaha kimuhama. Kuba Gasana avuga ko yajyanyeyo uyu mushinga kubera ko ari umudugudu w'icyitegererezo bitahabwa agaciro. Kuba kandi Gasana yarajyaniye Karinganire mu isambu ye, kuba abayobozi mu nzego z'ibanze batari babizi, kuba yaraguze insinga zakoreshejwe ku kuhageza umuriro w'amashanyarazi nizishyurwe ndetse niyishyuze n'abaturage cyangwa ngo abamenyeshe ko yabateye inkunga, bigaragara nko gukoresha inyungu ze bwite. Nanone kuba ibyakozwe bitarishyuwe ndetse n'imvugo zitabangamye ndetse n'imvugo z'abatangabuhamya zigaragaza ko umushinga bawumenye amazi yaramaze kuboneka bimuhamya icyaha. Urukiko rusanga SG Gasana adahamwa n'icyaha cyo gusaba no kwakira indonke, ariko ahamwa n'icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Icyaha gihanishwa n'igihano cy'igifungo cy'imyaka igera kuri 7, ariko kuba ari ubwa mbere ahamwe n'icyaha icyo ari cyo cyose no kuba hari indwara zidakira afite zemejwe na muganga, urukiko rwafashe umwanzuro wo kumugabanyiriza igihano agahabwa imyaka 3 n'amezi agera kuri 6 n'ihazabu ya miliyoni 36 z'amafaranga y'u Rwanda. Naho ku ndishyi zisaga miliyoni 500 urukiko rusanga atazikwiye kuko yatanze ikirego mu izina rye, aho kuba kompanyi yakoze imirimo kandi ifite ubuzima gatozi. Nguko hanyuma reka munyemere nerekeze mu gihugu cya Sudani. Mu gihugu cya Sudani ntabwo ibintu bimeze neza kubera ko abanyasudani bahungiye muri Chad inzara ibamereye nabi. Abanyasudani biyongera ku bandi banyagihugu bahasanzwe kuko nabo abenshi bashonje, dore ko iki gihugu gisanzwe mu bikennye cyane muri Afurika. Umuryango utegamiye kuri leta w'Abafaransa witwa Action contre la faim uvuga ko intara zo mu burasirazuba bwa Chad ziri mu bice bimerewe nabi bitewe n'inzara imeze nabi. Ikindi nuko nta serivisi z'ibanze zifatika zihari, bityo impunzi zihagera zikaba zirimo gutuma ibibazo birushaho kwiyongera. Umuryango w'abibumbye watangaje ko mu gihe nta nkunga yabibonetse, imfashanyo y'ibiribwa yatangwaga ishobora kuzahagarara mu gihe kingana n'ukwezi kwa Mata. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM rivuga ko nibura hakenewe miliyoni 242 z'amadolari y'imfashanyo kugira ngo inzara ibashe kugabanuka.
Muri Chad hasanzwe habarizwa nibura impunzi miliyoni imwe n'igice, hafi ya bose bahunze intambara ikomeje gukara mu gihugu cya Sudani, aho usanga umunsi ku wundi amagana y'abasivile yicwa abandi bagahunga. Mu mpunzi hafi zigera kuri miliyoni zahungiye muri Chad, 90% ni abagore n'abana. Kugeza ubu hari impungenge z'uko inkunga z'ibiribwa zishobora koherezwa muri iki gihugu zishobora kubura inzira, kuko imvura yangije ibikorwa remezo bijya aho ngaho mu gihugu cya Chad. Reka ngushimire cyane, dukomeze kubana mu bindi biganiro byacu bya buri kanya. Njye nitwa Patrick.